Internet iri mu bintu bya mbere byahinduye imibereho y'ikiremwa muntu. Uyu munsi utavuye aho uri ni nimero gusa wandika muri telefone yawe, ubundi ukaba wabasha kuvugana n'umuntu uri cyangwa mu gihe uri nk'i Kigali. Ubu hamwe na internet tuvugana n'abantu bari muri Amerika turebana bitadusabye kuva aho turi. Uyu munsi wicaye mu rugo iwawe wakurikirana irahira rya perezida wa Amerika ndetse ugasura ibyiza nyaburanga bitatse isi. Ibi byose ni bimwe mu ngaruka za internet. Nje muri kumva nitwa Agaba, iyi ni alitubetech. Iyi video urimo kureba kugira ngo ikugereho yagenze ibihumbi by'ibirometero kuva kuri Google Data Center. Google Data Center ni ububiko bw'amakuru bw'ikigo cyitwa Google giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bintu uri kumva bitangaje, nibyo koko biratangaje. Reka turebere hamwe uko internet ikora kugira ngo tubashe kumva neza iby'uru rugendo rutangaje rw'amakuru. Nimvuga data wumva amakuru. Abizi neza uri kwibaza uko iyi video yageze muri telefone cyangwa laptop yawe. Ubundi hakwifashishwe satellite. Data Center bishoboka ko yakohereza data kuri satellite yifashishije antena. Nanone satellite ikohereza data muri telefone cyangwa laptop yawe hifashishije antena ikwegereye. Usibyo nabyo nibyaduha umusaruro nk'uko turi kubona muri iyi minsi. Satellite iherereye mu birometero bisaga ibihumbi 22 hejuru ya ekwateri y'isi. Ubwo kugira ngo amakuru ahererekanywe byuzuye, amakuru byibuze agomba kugenda urugendo rusaga ibirometero ibihumbi 44. Birumvikana neza ko urwo rugendo ari rurerure cyane ku buryo byanatera gukererwa cyangwa gutakaza umwimerere w'amakuru. None nibi video itanyuze kuri satellite ngo ikugereho, mu by'ukuri ni gute yakugezeho? Hari icyo bita optic fiber cables. Birashoboka ko wigize kubona abantu bacukura imiyoboro hafi y'aho utuye bagashyinguramo amatiyo ariko atari amazi babazaniye. Imigozi inyura munsi y'ubutaka nihuza data center na telefone yawe niyo bashyinguraga muri iyo muyoboro. Ngiyo optic fiber cables. Telefone yawe igomba kuba ihuje neza na murandasi binyuze mu cyo bita cellular data cyangwa wifi router. Uko ni nako ibihuje neza na optic fiber network. Data center ibika amakuru yacu mu kimeze nka memory card muri computer nini cyane yitwa server. Server ni mudasobwa, akazi kayo ni ukuduhereza ikintu dusabye kuri data center. Wakwibaza uti ni gute data center yohereza neza amakuru kuri telefone yawe ntayobere muri telefone z'abandi? Mbere yuko tujya kure, reka turebere hamwe ingingo y'ingenzi iza kudufasha. Comment yawe niba hari icyo wumva twazaganiraho ubutaha. Wigeze wumva icyo bita IP address? Buri gikoresho gihuje na murandasi cyaba mudasobwa cyangwa telefone kirangwa n'uruhererekane rw'imibare ariyo bita IP address. Turayifata nka address y'inzu runaka cyangwa nimero y'irangamuntu iba yihariye, nawe mushobora kuyihuza. Buri lettre yoherejwe ikugeraho uko yoherejwe kubera ko address yawe yihariye. Kimwe no kuri internet, IP address ikora nka address y'iposita yawe yoherezwaho ibyo watumije. Abatanga internet bafite IP address yawe ariyo woherezaho ibyo wasabye bikagera kuri telefone cyangwa laptop yawe. Server muri data center nayo ifite IP address ikagera website. Izo website tubasha kuzigeraho twifashishije IP address yazo. Nk'umuntu biragoye ko wafata mu mutwe IP address nyinshi. Mu kubikemura, amagambo nka youtube.com, facebook.com n'ayandi niyo akoreshwa aho gukoresha uruhererekane rw'imibare myinshi IP address. Ikindi twamenya ni uko server ifite ubwa bushobozi bwo kubika website nyinshi. Ubwo niba server ifite website nyinshi, ntabwo bishoboka ko wazigiraho rimwe ukoresheje IP address ya server. Igihe bimeze gutyo, hari ubundi buryo bwifashishwa kugira ngo tubashe kugera kuri website nini nka facebook.com cyangwa youtube.com. Amakuru yazo yose abikwa mu cyo bita data center nkuko twabisobanuye hejuru. Kubasha kuzinjiramo dukoresha amazina yazo. Hano ntabwo twirirwa dukoresha IP address kuko ni imibare myinshi yanagorana kuyifata. Ibi rero bikoze neza ku buryo IP address iba yanditse kuri iryo zina rya website n'ubundi. Aha internet ikoresha kimeze nka phone book. Hamwe wanditse nimero n'amazina muri telefone yawe nibyo bizwi nka DNS, domain name services. Iyo uzi izina ry'umuntu ariko utibuka nimero ye, biroroshye, wandika izina gusa, phone book ikaguha nimero. Neza na DNS server niko ibikora. Winjije izina rya website ushaka kujyaho, browser cyangwa ishakiro yohereza ubusabe bwawe kuri DNS server kugira ngo barebe IP address bihura. Nyuma yo kuyibona, browser ihita yohereza request cyangwa ubusabe, noneho boherekejwe na IP address kuri data center. Server bireba ikakira request ikakwemerera kwinjira muri website wasabye. Guhererekanya amakuru bigatangira. Amakuru
ahererekanywa mu buryo bwa digital. Uburyo muri fibre optique amakuru anyuramo agenda mu buryo bw'urumuri, ibi ni ikindi kiganiro tuzavugaho utaha. Akenshi ayo makuru agenda mu buryo bw'urumuri aba agomba kugenda ibihumbi byinshi by'ibirometero kugira ngo akugereho. Mu rugendo yambukiranya imisozi anyurana munsi y'ubutaka ndetse no ku ndiba z'inyanja kugira ngo abashe kutugeraho. Hari amasosiyete abishinzwe gutunganya ndetse no kurinda imiyoboro ya fibre optique ku isi. Hamwe n'ubwato bwa rutura, amatiyo manini ashyirwa mu ndiba y'inyanja akanyuzwamo iyo migozi ya fibre optique. Muri rusange umuyoboro wa fibre optique niyo nkingi ya mwamba mu isi ya murandasi internet. Fibre optique niho iyi video yanyuze kuva kuri data center yambuka imigabane inyura munsi y'ubutaka no mu isi y'ibituye mu mazi igera ku muryango w'inzu yawe. Router ihindura sinyale z'urumurimo sinyale z'amashanyarazi nk'uko ibihuje neza na mudasobwa yawe hifashishijwe ether cable. Uyu ni umugozi wa internet wabugenewe. Bitandukanye no ku matelefone, sinyale z'urumuri zoherezwa ku munara. Uwo munara ukongera ukazohereza mu matelefone yacu nyuma yo kuzihindura electromagnetic signals. Electromagnetic signals ibi ni uruhurirane rw'amashanyarazi n'imbaraga za rukuruzi, kuko izi electromagnetic signals zo zishobora kugenda mu mwuka. Urwo rugendo rwose rwari rurangiye mu gihe kitarenze amasegonda 2 gusa. Igitangaje kuri internet ni icyo twita efficiency. Efficiency hano ni ikigereranyo cy'amakuru yoherezwa ndetse n'ayabashije kwakirwa. Imibare 2 yonyine yisubiramo yavuye muri Google Data Center kugera kuri telefone cyangwa mudasobwa yawe. Igituma guhererekanywa amakuru hifashishijwe internet hataba gutakaza amwe mu makuru ni uburyo amazeru na za rimwe nyinshi bigabanywa mu duce duto cyane bita packets. Twabigereranya nk'udupaki. Agapaki kamwe kaba kagizwe na biti 6. Ibi nabyo ni urugero nk'uko tubara metero, litiro n'ibindi. Hamwe na bits, buri gapaki kaba kitwaje na IP address ya server hamwe n'iya telefone yawe. Hakurikijwe aya makuru, agapaki kaza gashakisha telefone yawe kuko kaba kayifitiye IP address. Si ngombwa ko udupaki twose tunyura mu nzira imwe. Buri gapaki kagenda ukwako, ahubwo mu kugera kuri telefone yawe tukinjira uko twoherejwe. Iyo bigaragaye ko hari agatageze kuri telefone yawe, ubutumwa bwoherezwa kuri server kongera ikakohereza. Ibi twabigereranya n'uburyo bw'iposita bwujuje ibisabwa. Kimwe no kuri murandasi hakoreshwa icyitwa protocol mu gucunga ndetse no kugenzura iyi nzira igoranye ya data, aho ishyira kuri buri gapaki amakuru yose agaragaza server ikohereje naho koherejwe. Bityo rero ntago bibaho ko packet cyangwa agapaki kawe kabura cyangwa kayobera mu zindi telefone. Nyuma yuko kageze kuri telefone yawe, browser wakoresheje usaba niyo ubonamo ibyo wasabye. Ukareba ino video ugakora subscribe mu gihe uri kuyireba. Iyi ni alitubetech. Tubashimiye kuba mudukurikiye.